ya Uvira urugamba rurakomeye kuri M23 ndetse na M23 twirwaneho muri iyi misozi miremire. Kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026 mu kibaya cya Rusizi no mu misozi ikikije Uvira hadutse imirwano ikomeye, ni full scale engagement hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse na M23 nk'uko rero bigaragara kugeza kuri iki gicamunsi. Amakuru ava ku mirongo y'imbere y'urugamba aragaragaza ko front line ihagaze mu buryo bwa tactical settlement, aho buri ruhande rufasha rukomeje kugenda rugenzura imyanya yabo rwirinda gutakaza tere y'ingenzi. Umurongo w'imirwano urabarizwa cyane cyane mu gice cyitwa Boruba, Kabunambo Axe no ku misozi yitwa Kiamate, aho AFC yashyize étranger position mu bice byo hejuru y'imisozi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo za FARDC nabo bafatanyije bagerageje gukora offensive maneuvers mu gitondo bagamije gusunika umwanzi, ariko biza kurangira bidakunze. AFC nayo yakoresheje uburyo bwa defensive warfare ifashijwe na heavy weapons systems harimo mortars ndetse na za guns mu rwego rwo gukumira advance yari yabegereye. Ku misozi ya Kiamate habaye artillery sharing ikomeye yari igamije gusenya enemy fortification no guca intege ingabo ziri imbere. Ababibonye baravuga ko habayeho high intensity combat irimo sustained gunfire, indirect support, close quarter combat mu duce twegereye Buriba. Ibiro bikaba byatumye abaturage bahunga mu buryo bukabije bava mu bice byitwa Buriba ndetse n'ayitwa Kabunambo berekeza Isange, mu gihe abava Runingo bagikiriba mu rwego rwo gushaka safe zone nk'uko biri kugenda bigaragara. Umujyi wa Sange uri mu bihe bikomeye cyane, aho wakiriye internal displacement nyinshi cyangwa abaturage benshi bavuye muri bice babagamo. Nk'uko rero bigaragara AFC ifite inyungu mu gufata high ground position, ibyatuma ibasha kugenzura muvoma z'abantu bahanganye nabo muri iki kibaya. FARDC n'abafatanya ibikorwa bayo bo bafite numerical advantage, ariko bari guhura n'imbogamizi zo gutera ndetse na operation zo mu misozi. Uyu munsi rero bikomeje kugenda bigaragara ko nta ruhande rurabasha gutsimbura urundi. Ni mu gihe rero ko information tubwira ko buri ruhande rukomeje kwitegura mu buryo budasanzwe. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko informa wacu ugiye kutubwira ibiri kugenda biba. Tama wiriwe neza? Wiriwe neza na mahoro. Yego na mahoro, tudatinze rero turagira ngo uduhe ishusho y'ibiri kugenda biba. Yego ni urugamba ubona ko rwatangijwe na FARDC na coalition bari kumwe, kandi ni urugamba rukomeye cyane kuko ni urugamba rwatangiye rwumvikanamo imbunda ziremereye ku mpande zombi. Ubona ko iyo haza kuba hari uruhande rutabashije gukoresha intwaro ziremereye za pirari yaba habaye gusa naho harimo uruhande rwa gusa n'urutakaza ndetse rugatakaza ingabo no igice zimugenzura, ariko urabona ko impande zombi ni amagingo ya imbunda ziremereye zicyumvikana. Wabuze gice ubona ko nta muntu wabashije gusa n'ahasimbura undi mu byimbo, keretse impinduka zabaho mu masaha ari buze, ariko habaye ikibazo cyane cy'abaturage cyane babaye nk'abagwaho n'ishyano ry'aya mabombe aremereye kuri uru rwego. Ariyo mpamvu hari igice cy'abaturage kinini cyane kimaze gusa naho gihungira mu duce turimo umutekano. Ubona ko kijyanye n'abaturage hano habaye guhungabana ku rwego rwo hejuru. Ni imirwano ubona ko irimo imbaraga cyane zikomeye kandi iri buze kurangira uko bisa kose hari uruhande rubashije kugaragaza imbaraga nkeya cyangwa nyinshi ku ruhande rumwe n'urundi, kuko ubona ko ari imirwano yanze gusa naho ivamo guca intege cyangwa gucogora kuri buri umwe, na n'ubu gikomeje kuva itangiye mu masaha ya mu gitondo. Yego kugeza ubu ni nk'ibiki bitandukanye bishobora kugaragaza ko haba hinjiye urugamba rukomeye rutandukanye n'ibindi byagiye biba, cyangwa atari udutero shoma? Ni ibitero bifatika kuko urugero wafatira kuri force ziri muri operation, ubona ko ku mpande zose ari nyinshi cyane, kandi FARDC ya coalition ibashije gusana igitero mu buryo butunguranye. Ntabwo
byari byitezwe neza ko igitero gishobora guhera aha hantu ku ruhande rwa FARDC, ariko ubona ko byabaye ngombwa ko M23 yasabye sapoti ku buryo bwihuse, kandi abasirikare baje bava mu gice cya Sange bahageze mu buryo bwihuse cyane, kandi ubona ko nayo ari posti nini cyane kuko bari bamaze kubona ko urugamba rukomeye bitandukanye n'uko babitekerezaga. Ariyo mpamvu ubona ko rwahanganye hakabura uva mu byimbo, ku buryo ubona ko babaye nko gukurura imbaraga ku mpande zose bitewe n'intwaro bari gukoresha zasirari, ubona ko ziremereye cyane. Mutamu, hari abari kuvuga ko AFC yabishaka kwigarurira cyangwa se kongera gusubira muri Uvira. Wowe amakuru ufite naye kugeza ubu gahunda ihari ni iyi? Iki kirashoboka, ariko tubizi neza kandi n'ibintu byabayeho. Urugamba ntabwo rwatangijwe na M23 kuko siyo yagabye ibitero, ariko bijyanye n'iyi koalisiyo barasheho uburyo ubona ko nta mbabazi bafitiye kandi ishaka ko batakaza aka gace bari bamazemo igihe. Ni ikintu kiri guhamya neza ko habayeho gusa naho haba gutsindwa ku ruhande rwa FARDC, bashobora kubakomezanya rwose bakabageza muri Uvira, kuko ubona ko rwose ku mpande zombi batisiye nta bintu byo gukina bihari. Yego, ni ikintu ubona ko FARDC nayo yari isa naho ibyiteguye, kuko guhera ejo ni amakuru menshi yacacanaga ava muri koalisiyo, cyane cyane kuri Wazalendo batanga amakuru yo mu bari muri Uvira yuko bagomba kwitegura cyane ko M23 ifite umugambi wo kwinjira muri Uvira, kandi icyo duce dusa naho dusatira Uvira M23 yari imaze gusa naho ikwizamo intwaro ziremereza zatira, ku buryo bababwiraga bati ibirometero bagezemo mu birebe murebe Uvira, uharasa biroroshye cyane ku buryo mushobora kwicara muri menge cyane muri tayari ko isaha n'isaha M23 ishobora kwinjira muri Uvira. Yego, naho kubirebana n'umusada ho uri kuzura guturuka ye kugeza ubu? Kuri FARDC ubu ngubu ikintu cyaba gikoreshwa keretse habaye gucika intege ku bari ku rugamba, kuko koalisiyo yabo ni nini, ifoto ifatika rwose, ku buryo keretse ari ibikoresho bibabanye bikeya, ntabwo ku bijyanye n'ingabo bakwirirwa basaba umusaza, kuko n'abasirikare benshi bari hejuru y'ibihumbi bitatu, ntabwo ari abasirikare bahita bakenera umusaza by'umunsi umwe, keretse harimo intambara irimo yenda indege niho habaho gutakaza ku rwego rwo hejuru. Rero ni ikintu gishoboka ko bashobora kutakaza poti, kandi bo baranayifite kuko ibice byabo by'inyuma birimo ingabo nyinshi cyane. Aka ni agace kari kamaze igihe karundwamo ingabo ku buryo ubona ko FARDC ari ibintu yari yiteguye. Ntabwo uru rugamba yarukabye itunguye, ni ikintu maze igitegura kirenga ibyumweru bibiri. Kugeza ubu tuvugana nta ndege ziragaragaramo? Nta ndege irazamo, bigaragara ko ahantu na tere yaho bijyanye n'ibice M23 igenzura, kuko amakuru ahari nuko izi mbunda za tirari nyinshi zirasa ziri mu gice cyegutse, ubona ko ziri ahantu heza hirengeye. Indege ishobora kuzamo hano ntabwo byoroshye ko byayigira kuhava neza bijyanye n'imbunda ziri ahangaha, keretse baramutse bakoresheje amadrone ku buryo aza ari menshi, niba ashobora kugira ikintu yahindura ahangaha bijyanye n'urugamba ruhari. Intambara zidasanzwe, yaba iz'abantu batambaye impuzankano ndetse baba mu mujyi ahantu hatandukanye mu makaritsiye amwe n'amwe, ukabona ko no mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma hagenda hinjira amatsinda y'ingabo, kandi ubona ko ziri kumwe ku bintu baziranyeho mu bice bitandukanye. Uhereye kuri iyi mirwano yarayibaye, nubwo babyita ukundi, ariko urabona ko bigira aho bihurira n'izi posi ziri muri Nyiragongo, kandi ubona ko zitaravamo, kandi operasiyo ziberamo byanze bikunze ntabwo zifututse cyane, kuko iriya ntabwo ari ishyamba wakwiteza wapfa kunyuramo ku buryo wamenya ko umutekano wawe wose uhagije. Ariyo mpamvu ubona ko uyu mujyi usa naho harimo ikibazo gikomeye cyane bijyanye n'abasirikare ba special force ba FARDC bagiye binjiramo mu buryo butandukanye, kandi na n'ubu bataratahurwa, nubwo M23 iri gukoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo ibashe kugira icyo yahindura no kugarura umutekano muri uyu mujyi, ariko ubona ko bigoranye cyane, kuko gukora research mu mujyi ungana gutya ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Kugeza ubu hari abatangiye kugenda bafatwa? Nta muntu barafata uretse abakekwa gutanga amakuru no kuba babaga ko ari intelligence zitanga amakuru kuri iyo koalisiyo iza kugaba ibitero hariya, ndetse bavuga ko ari
Wazalendo FDLR, ariko hamaze kumenyekana amakuru ko harimo Special Force ya FARDC yaje kuri mission kandi bimaze igihe, ariko ni abaturage bakekwa nko kuba bakorana nabo, ariko nyirizina ntawe muri abo ngabo uri mu bikorwa cy'akazi wigeze afatwa. Ariko urabona ko M23 ari igikorwa ishyizemo imbaraga nyinshi cyane zikomeye, ndetse hari n'ubutasi buhambaye, ariko bataragira ikintu nyacyo bageraho kizima, keretse yenda mu minsi yabiri imbere uko operasiyo igenda itinda. Reka duhite tumanuka tujye mu bumanuko bwa Kivu, ho tugeze ubu bihagaze gute? Mu bumanuko bwa Kivu ni igice kinini ubona ko hari Minembwe, hakabamo izi Plaine de Rusizi, ndetse n'uyu mujyi wa Uvira ukomeza za Baraka, hose ni ahantu hatandukanye. Ariko nyirizina mu Minembwe kuva ku gitondo cy'uyu munsi muri ubu bukerera n'ubundi imirwano yakomeje kumvikana mu bice bimwe na bimwe hafi ya Kwezero ndetse n'izice za Karingi, ariko ni imirwano y'imbunda zisanzwe ndetse n'imbunda z'umusaza, ariko itarimo drone nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe. Ariko drone z'ubutasi zo zaramutse n'ubundi ziza muri ibi byerekezo, ubona ko mu masaha ari imbere bishobora guhinduka cyane bikomeye, bijyanye n'uburyo ubona ko izi operasiyo FARDC isa naho izitayeho cyane muri iyi minsi. Yego, ikiriho rero muri iyi eneo yose ubona ko isa naho izengurutswe na Kwasimwe mu bice bya Plaine de Rusizi, hariyo amakuru menshi agenda atandukanye, cyane cyane bigaragara ko muri uyu mujyi wa Uvira hari ingabo zirimo kuzanwamo zituruka muri Baraka, kandi zitaramenyekana izo arizo, kuko polisi hano yose iri kwambara impuzankano imwe, ni imyenda ya FARDC, kugira ngo umenye ngo uyu musirikare uciyeho n'imodoka cyangwa bagenda n'amaguru nabahe ntabwo bikunze kumenyekana, kuko ubu bari gukoresha ibanga rikomeye cyane kuba batakwigaragaza igihugu bakomokamo, bijyanye na operasiyo bafite n'uburyo bamaze kumenya ko ibi bice byose birimo intasi za M23 ni ingabo ziza ari nyinshi, zizanwa n'amato ndetse izindi zikazanwa n'imodoka zikabageza Baraka baturuka Karemi. Ukabona ko binjira muri iki gice cya Uvira, ariko nta muntu wabasha kumenya ngo izi ngabo ni iz'ikihe gihugu, uretse ko biba bigaragara ko ari FARDC gusa. Ikindi kiriho cyahindutse muri Uvira ni uyu mupaka wa Kavimvira uriho umutekano uhambaye cyane, ku buryo uko ubona uyu muhanda ugwerekeza Bukavu usa n'uwafunzwe ku binyabiziga byose ndetse n'abanyamaguru, ni nako uyu mupaka wa Kavimvira usa naho ufite ubugenzuzi buhambaye cyane ku binjira n'abasohoka. Ubona ko Uburundi bwahinduye ingamba cyane bijyanye no gutekereza ko hashobora kuzamo intasi zujuje ibyangombwa byose bisabwa ku mupaka, bakaba babasha kujya i Burundi gukorayo ibikorwa bo babita ko ari iby'ubugizi bwa nabi. Ni ikintu rero ubona cyahindutse, cyabaye nk'ikigabanya urujya n'uruza cyane kuri uyu mupaka wa Kavimvira ku binjira muri Uvira n'abajya i Burundi. Mutama, haba wenda hari bamwe batangiye kugenda batabwa mu minwe cyangwa mu mvuto? Aha kuri uyu mupaka habera amabanga akomeye cyane, kuko ubona ko hari intasi za leta y'u Burundi zihakorera nyinshi cyane, ku buryo hagize n'ugaragara ko agize ibyo akekwaho ntabwo ushobora gukurura amakuru neza ngo umenye ko iki gikorwa cyabayeho, kuko hari umutekano udasanzwe, ku buryo umuturage utari ugiye kuhambukira yerekeza i Burundi cyangwa avayo, kugira ngo ubure umuntu usanzwe ujye gukurura amakuru muri kano gace bijyanye n'umutekano wari muri iyi minsi, ni ibintu bikomeye cyane. Hariyo uburyo ushobora no kuba wabizira bijyanye n'uko baba batekereza ko uri gukurura amakuru ya M23. Yego, reka dukomeze n'ubundi ku zindi aksi muri Sud Kivu. N'ubundi Mutama, biravugwa ko abakomando kabo ariyo bangora nabo bari muri operasiyo, ariko mu by'ukuri ari abantu batari kumenya ati sangora iri gukora iki, ubundi bari mu bihe bice, barakora akazi kabo mu buhe buryo. Udusobanurira nyine nk'umuntu ubikurikirana abakomando bangora amakuru yabo kugeza ubu kuri amasaha y'iki gitondo tuvugana, ndetse n'igicamunsi cy'ejo nimugoroba, kuvaho igitondo cy'ejo hashize haberaga imirwano hano muri kano gace ka Mwenga muri aya mashyamba Itombwe. Bivugwa ko byanze bikunze Special Force y'abasirikare bangura yinjiye muri iri shyamba bijyanye n'ibikorwa byari byangijwe na M23 by'uko bibasiye abacancuro bari barimo
besitara ibintu by'ikoranabuhanga mo ahangaha mu buryo bwo kunaniza drone za M23, ariko iki gitondo byagaragaye ko hari operasiyo iri gukorwa n'abasirikare b'indobanure b'iki gihugu cya Angola bari muri aya mashyamba bagiyemo mu buryo ubona ko banze ko hari izindi koalisiyo bajyana kugira ngo hatabaho ikintu cyitwa ubugambanyi, kuko ni ikintu bashyize imbere kuko ngo bamaze kugenzura bagasanga aricyo kintu gituma izi operasiyo zitagira umumaro. Bayikoze ubwabo bonyine. Rero ubu aya masaha tuvugana imirwano isa naho iri kuberamo kuko ibiturika birumvikana muri izo nce, ariko ubona ko nta makuru ku ruhande rwa M23 ushobora gutangarizwa nayo, kuko bo akenshi ubona ko badashaka no kukubwira ko ibi bice byo muri aya mashyamba babyinjiyemo aribo babigenzura. ubundi abo bagambana mu by'ukuri inyungu baba bafite n'izihe Mutama? Hari abazumva ariko ntibasobanukirwe mpamvu hari bamwe baba bahari ku rugamba ugasanga bamwe baragambanira bagenzi babo kandi bafatanyije guhangana n'uwo bahanganye nawe. ubu bugambanyi bwaha burimo icyo nakwita ko ari nka kategori ebyiri. Hari ingabo za FARDC ziba zisa naho zifite abiyomoye bari muri M23, kandi ugasanga harimo abasirikare baba bareba bakumva ko amaherezo bizarangira habayeho kuba bahindura bakajya muri M23 bitewe n'abavandimwe babo bariyo cyangwa se abo bafitanye amasano. Hari n'ababikorera ibihembo, amafaranga baba bemerewe n'uruhande urwo arirwo rwose, kuko ni ikintu kigaragara cyane bitewe n'uko iyi koalisiyo iba irimo abantu batandukanye cyane. Ushingiye kuri Wazalendo ntabwo ari umuntu wakwemera amafaranga rwose ngo ashidikanye kuba yatanga amakuru ku ruhande arimo, kandi ubona ko ari igihembo kiba gifatika kurenza ibyo abasha kuronka mu ruhande aherereyemo. Haba hari abatangiye gufatwa bijanditse muri ibyo bikorwa? Barafashwe benshi cyane bagenda bafatwa bivuye kuri telefone, akaba yagira amakuru atangaza azi ko yiherereye mugenzi we akamwumva. Nta muntu utarinubira ibi bintu, hari abantu babyanga urunuka cyane rwose ntabe yagira ibanga ryo kumwishyira, kandi muri FARDC rwose kukumenya hayo makuru ntabwo wahumeka kuba bazima ntibibaho. Niyo mpamvu rero bikorana ubwenge buhambaye cyane ku buryo kugira ngo uzatahure umuntu muri FARDC bigoranye cyane, ariko warabibonye ko no muri M23 hano muri Goma abenshi bagiye bafatwa cyane ku ruhande rwabo kandi batakekaga. Reka dukomeze n'ubundi tujye mu bindi bice. Karehe mu minsi ishize naho hajya havugwa urusaku rw'ibiturika. Update ziri Karehe tunabihuza n'ibibera mu misozi ya za Kavumu ho hafi na aeroport. Ho update zari nize kugeza ubu ku gitondo cy'uyu munsi muri ako gace ka Kavumu hafi ya pariki ya Kausigega, n'ubundi ku gicamunsi cy'ejo mu masaa 8 saa 9 hari imirwano n'ubundi ya Wazalendo bari bagabye igitero kuri M23. ubona ko aka gace kuva ibihe bitambutse ubwo haberaga imirwano ikomeye, n'ubundi Wazalendo igasa naho yatakariza cyane n'ubu itavuye muri iyi pariki. ubona ko iyi pariki itajya iburamo izi force za Wazalendo ndetse na FDLR, bitewe n'uko ubona ko iri shyamba rigenda rikora mu nce za Warikare ndetse rigakora kuri Karehe, byoroha cyane kugira ngo aba baturuke muri izi nce z'inyuma berekeza muri iri shyamba mu buryo bwo gusohokera muri aka gace kerekeza hano Ikavumu, gatuwe n'abaturage cyane cyane. ubona ko akenshi niyo baje mu mirwano yose ibaho bagerageza kugira uburyo basubirayo bagize ibyo basubirana, ariko urabona ko koalisiyo yari ije kuri iki gicamunsi cy'ejo ndetse n'ubu bigisa naho batishakisha muri iri shyamba rya pariki ya Kausigega. Ni koalisiyo yari isa n'ifite imbaraga cyane kuko yabashije gusa naho ihangana n'ibirindiro bya M23, basa naho bafashwa no kuba barateguye aho kurwanira ku buryo buhambaye, kandi basohoka ishyamba bamenye amakuru neza ko baje mu cyerekezo barimo. Bisa naho batahubwa bakiri kure baviramo kuhagirira ingorane cyane zo kuba batarabashije kugira icyo bahindura no kugera ku byo bashakaga gukora muri kano gace k'ikibuga cy'indege. Ndagira ngo tuganire mu buryo bwihariye ku birebana n'abarundi ndetse n'imyitozo itangwa, turebere hamwe ibijyanye n'inyuma ya gasopo navuga yatanzwe i Bujumbura
kugeza ubu Burundi mu buryo burambuye uratubwira ko ishusho y'igisirikare cy'u Burundi muri iyi mirwano ni ishusho bwoko kimutama? Ishusho yabwo ni ishusho igaragaza yuko izi ngabo z'u Burundi navuga ko ntacyo zitakoze cyane bikomeye muri izi operasiyo zose zabereye mu bice bitandukanye, zibigiramo n'ubwitange cyane. Unabara ko mu igereranya rikorwa ry'abantu batakaje ku rugamba ingabo nyinshi bazamo, kuko ntabwo bigeze bizigama barwanya urugamba rwose bijanditse ku rwego rwo hejuru nk'abarwanira igihugu cyabo birenze FARDC. Ni ibintu byagiye bigaragara cyane kuko FARDC magingo aya ngaya ibi bihugu by'amahanga byabaye nk'aho biza kwitabara bishinja iteka ryose, kwerekana umugongo cyane mu bintu bijyanye n'imirwano, bakunda gusubira inyuma ku buryo buhambaye. Ariyo mpamvu babita abagambanyi, ariko iyi ni style yabo kuva kera, kugira ngo ukorane nabo kwasi yo kuvuga ngo mwishyize hamwe mukore operasiyo hamwe, ni ikintu kigoranye cyane. Ubona ko abarundi babaye nk'aho babirambiwe, ariyo mpamvu ubu wabibonye ko batangiye kugenda bagira ibirindiro byabo byihariye, mu buryo ubona ko igisigaye arimo gukora operasiyo iya bonyine, kandi bishobora kugira icyo bitanga kurenza ubu buryo bakoreshaga bwo kugendera hamwe ari rusange. Tugenda tugana ku musozo Mutama, ndagira ngo tugaruke mu buraruko mu bice bya Katoyi, Mpeti ndetse na za Kasheberi. Hari amakuru avuga ko buri ruhande ruri kwitegura ndetse byabigiye no kwinjira muri leta, navuga ko atari nziza. Kugeza ubu tuvugana, what update ufite kuri operasiyo zo muri Warikare ihagaze ite kugeza ubu? Operasiyo ziri muri kiriya gice ubona ko akenshi hari akoalisiyo zariyo inyinshi niza FDL na Wazalendo. Urabizi neza ko kari agace ka Masisi arizo posi ziberayo cyane, ari n'ibirindiro bya FDL na Wazalendo cyane. FARDC buriya ntabwo ikunda gukoresha ingabo nyinshi cyane muri biriya bice, keretse iyo zije muri support cyane nko mu bihe bitambutse, ubwo wabonaga ko hari agatoyi ariko yari yateguwe arimo ingabo zose. Ariko ubona ko bisa naho byahindutse, kuko ubu ngubu muri ziranje za Gatoyi ubona ko koalisiyo hari ari FDL, kuko mu mirwano yose iri kuberayo ziriya ngabo z'amahanga ziriyo ni nke cyane, ku buryo ubona ko hari ikintu cyahindutseho gutamenya impamvu FARDC yabaye nk'ibikora, kuko wabonaga ko hari imbaraga cyane kandi hari koalisiyo nini ifatika ku buryo guhangana nayo byari bigoranye ku ruhande rwa 23. Ariko ubu ngubu warabibonye yuko nta gace bakigenzuramo umwanya, bahita basa n'aho bagakuwemo, bijyanye n'uburyo ubona ko hari agace bagiye bavamo bagasa n'aho bategeye mu bindi bice by'inyuma, cyangwa ukabona ko batakaje biriya bice bakagira izindi nce byerekezamo bitewe n'izo bakeneye cyane, gusa n'aho bagiye kurindirayo, kuko ubona ko hariya ugereranyije na operasiyo ziri kuberayo urabona ko zitakigora yo mu 23 bijyanye no mu minsi itambuka. Mutamba, tugenda tugana ku musozo turagushimira. Mu yandi makuru hari turibuze kugarukaho dukurikiranira ibijyanye n'itabwa muri yombi ry'abayobozi babiri b'imitwe ya Wazalendo, ubwo mu makuru atawuze kuza kuduidoni dutubwira ibiri kuba. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atose y'abarabana n'umutekano politiki kubanye n'amakungu. Turabashimiye ho dukurikiye bwa mbere, shonde sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.